koko ntabwo ubona ko imyenda iri kukwanga ngo uyiveho. Uziko nawe utakibona umwanya wo kwita ngo ujye nko mu mujyi mu biryo ugura imyenda myiza kwera. Imyenda ndayifite. Urayifite waba uyifite ugiye tamigi. Ivuze basi kubasha guseka. Yaransize. Ntabwo yagusize ahubwo wowe warayisize. Umva sheri aho kuva mubwira hari ikintu nshaka kukubwira. Nyine se tuzi wa mushuti wanjye. Ohe. Asi. Suzi ko yabyaye? Cyane. Rero ejo bundi naramamagaye numva arimo aramvugisha atabishaka. Ndavuga se niyihe mpamvu ariko nibuka yuko namwemere kujya kumusura ariko kubera nta mafaranga afite nkabona sindi buhinguke imbere y'umuntu wabyaye nta mafaranga afite. Basi mbabarume n'ibihumbi 10 mugurira agapampa cyangwa karanje. Ibyo birumvikana ntabwo wajya gusura umubyeyi nta kintu umushyiriye. Yamenye. Ibyo cyo turaba tukivuganaho mu kanya. Kandi shiri usigaye warahindutse. Nimba ari ukubera uriya mugore wawe. Ese ubundi uriya mugore agutwaye ikize? Oya uriya mugore akubundi uriya mugore wawe uramutinya. Ngiye mutinya. Ntabwo mutinya se igihe maze hano ntabwo kikwereka ko namutinya. Akoshije neza. Ndeba hano dutuye pe. Ubundi hano hantu buhumva. Uziko umuntu agira ngo arambitse agasaya. Imodoka ikabira hise moto wazamba ukanyimura hano hantu. Shaka tuyimuka. Ndashaka hanyimura pe. Ariko ubona byo no kubanza ukajya kubisaba. Oya none se nge mugabo arongisha inama wundi. Nimba utamukunda se kubera iki ibintu byose ubanza kabimubwira. Twakabaye tuganira ibintu nk'umugore wawe mukuru. Ukajya kubibaza uri. Wumvisha ikize. Twavuganye nkajya kubimubwira. Ubasanga ro wabiganirije akagenda nawe akabimubwira dore amagambo y'abagore ko atajya. Ariko bwayo ni amagambo. Nese ubwiye niki ko utabiganiriza inshuti yawe ikagenda ikayimuganiriza. Aha reka mwiherere basi nyihera 10,000 basi. Chenye misi na mafaranga afite. Ihangana. Akoshiri tuvugisha ukuri. Ubundi ibintu uriya mugore yaguhaye ibiki? Ko wagira ngo uriya mugore yarakuroze. Kera twarumvikanaga. Nge nawe. Ariko aho irirashyana ry'umugore riziyemo. Sinzi uko wabana. Ubu 10,000 urabinyimye kwere. Wenzayago. Nose nkubwiye ko ntaza. Uzayama se ryari kandi nkubwiye ikibazo mfite. Ako ntugatuke mugenzi wawe. Okay. Ikindi hano ndashaka kuhimuka. Ura mugore rwose ugutera ikibazo. Simukunda pe. Simukunda niwe nkunda. Aranyara akazi wanje, akitsamura akazi wanje simushaka cyangwa uzahanyimura. Simukunda namba rwose tu. Ntabwo mukunda se ngaho nimba utamukunda mpa amafaranga. Amafaranga ye ntayo mfite nonda ariko nzayagura. Ubundi ni uri gati ki wowe. Kandi umuntu akubeshya wahita ubyumva vuba. Ese ubundi ariko da wabona ari ibyo. Ese ubundi mwarashwanye da ko mbona umaze igihe wiryamira aha ngaha cyangwa wibagiwe inshingano zawe. Ako nakubwiye ko ntamukunda. Nimba utamukunda se wamushakiye iki? Nyine no ako ntakunda ako simukunda. Nikundira. Ahubwo nanjye kureba Peter tekugara ndaje. Nta kibazo. Sawa. Ariko nyine ibyo 10,000 ndebera. Ubu wumva guri bwirwa kansiga wowe ku myaka yawe nujimenya kushaje yaga ndagufasha isoni zirakwisha
urambona wowe ukiruka nkaho guhagarara uri umugabo nyabaki urifasha uragiye umaze icyumweru kuri uriya mukecuru wawe yego wenda n'urungano da ameze nkawe hano urambonye nta nubwo ugize n'isoni uvuga uti umwana namukuye iwabo ndamwangaza reka mutege amatwi n'umva ikintu komana yanjye nutinyuka ukavuga aya magambo nagiye kuva mu rugo bigenze gute kuki wirukanka sitesha umutwe ryawe yego mutesha umutwe se uba wamaye komana yanjye abagore baragwira ubundi reka mbanze nkubwire mujye mujya gushaka abagore ba kabiri ari uko mufite n'ibyo mubaha wowe ufashe umugore w'umukecuru mugenzi wawe hari uriya utagira icyo akonsoma isukari nanywe yanyweye ibisukari birazamuka mugenzi bye reka ibibazo tubikemure gutya sibyo yewe ndakwiyamye yewe uranyiyamye ndakwiyamye none ariko batayari ubundi ndakwiya igicupa cyo mu mutwe abantu bakaza ibeshye se nkwasi ibeshye nkwasi reba se ngo yihagazeho noneho wibeshye utareka nkubwire ndashaka ko njye nawe tesha mutwe ryawe niryo nanze banza wumve cyangwa nkwihore mbwira iki uzasanga intebe nazigurishije ngewe ukicara hasi hari izindi nagura se kureba uriya rungano rwawe rw'umukecuru dushyire ibintu ku murongo ugabanye ibintu byo kujya kurara y'icyumweru ngiye nkaguma njyenyine si bya bibazo byawe se n'ukwezi kuzanashira ukwezi kuzanashira turajyayo ntabwo tujyayo reka tuve mu muhanda tugende tubikemurire ariko ni bwabuye ahubwo wowe naje gusanga ko uwabaye inganzwa boretse ni bwabuye ibeshye ongera wirukanka oya tugende ongera wiruke nirukanka njya hasi wabishobora se ayewe aho tugende nandi muri tiza sha tiza nyabaki tiza tuzigema ruko mbona ndabiyamye ntimuze guteza akavuyo bande wiyamye ndabiyamye ni bande nuze guteza akavuyo iwanyu mutarwana rwose oya mukubitanye muje kurwanira hano se uje kurwanira iwanjye nawe wawugira ikibazo kikuzanye reka turagikemura ariko mureke guteza akavuyo hano ndabizi hano mu nwacyoko utambwira kuri gushaka kugira uyu mugore utabimbwira icyumweru maze hano se ubwo nari ndiwe none se muzanye hano aje kumara iki hari ikibazo tuje gukemurana nawe ni ikihe kibazo mereza amazi muvuga ibyo uvuga mu gihe kigore kandi kino oya ntago mwarwanira ngo mbemerere mujye kurwanira ku muhanda mbaze nkubwira ikintu kimwe muzihuze ku muhanda murwane mwe wumva mbaze nkubwire muze uyu mugore wawe ariko muzehe si umugabo wawe mbaze nkubwire ikintu gitumye umuntu azangaha we ntabwo ngenje gusaba ibiryo cyangwa iki reka kugira umuntu wadanje nywa niri wowe unywa amazi y'imvura unywa ibintu byose ubonye uri kumenyera utagenda no gushaka kumenera amazi wowe nuko wowe niba ufite mugore ariko mwatuje dutuza mu biki nawe ko udashoboye waretse tukabyirengagiza reka twumvikane wowe umugabo araza akamara icyumweru hano mushaka amahoro umugabo araza akamara icyumweru hano uyu mugore wawe asohoka ndetse usohoka hano iyi nzu ubamo ukeka ko atari njye wishyura ariko mwatuje yishyura si yishyuza ikintu gitumye tuza aha ngaha ni ukugira ngo njyewe menye uyu mugabo arifata akagenda akamara icyumweru atagarutse iwanyu akaza agashyata amahano iyo umuhamagara nta telefone agira aranyitaba ko muhamagara aranyitabe iki sohokana n'umugore wawe mugende wakwitanze twabiranye ko ari wowe umufata ukamuhiza sohokana nawe mugende mwo kuza guteza akavuyo hano kubera iki ibi bintu twabyumvikanye ko wowe n'umugore wawe muzajya muguma aho muba apana kuza kuneza akavuyo iwanyu ntabwo ushobotse uyu mugore ugiye kumushakana kuko ko adashobotse ariko nawe ntiwumva izo nduru zanyu nizo ndambiwe ariko utani nizo ndambiwe reka mbaze nkubwire izo ndambiwe mbaze nkubwire wowe ikintu kimwe
urifata ukaza kuba kuri uyu mugore icyumweru kigashira utanyitaba. Ntago ndi umugore we. Na bibiri byashira. Na bibiri byashira. Ako uri tayari bundi wowe. So bitera se ukabitera byose. Neri iki? Amahane yawe. Yego ye. None wowe kuki utameshe kamwe? Mfasha sheri mubwira sohoka genda. Mugarageze njya hehe. Byose ni amahane yanyu. Mwagiye mutuza. Mbere mbaza nkubwira nanjye umugore. Mwagiye mutuza ubu. Ntago ndi nyina wabo. Urashaka ko numvikana n'uyu mugore. Ni muri abagore banjye. Wamushatse ari uwa kabiri nigeze ntera induru. Ariko nibyo kuza kumbuza amahoro mu rugo rwanjye wo ntabwo gukora. Ngaho reba ibintu ari gukora. Wanwari. Hari ubwo yamennye ibirahure. Hari ubwo yamennye ibirahure. Umva ariko nawe agabanya kwigira umuntu mwiza uzane amafaranga hano. Ngiye nyine amafaranga nkagenda nkajya kurya nkabaho. Apana ibintu byo kunshira mu nzu ngo wishyuye inzu, ugura umufuka w'umuceri, ugura n'ubunyobwa. Nzatungwa n'ubunyobwa gusa. Umuntu atarya n'inyama. Umuntu nta kintu Nicyo kibazo kikuzanye hano. Shaka amafaranga wowe nushaka. Iki nicyo kibazo kikuzanye hano. Umukecuru wawe. Umukecuru ndi nyina wawe. Buretse. N'umusaza mugenzi wawe. Buretse. Wowe udashaje se waje kumwirukanka inyuma ushaka. Ikikuzanye hano ni inyama. Inyama se murazifite hari icyo muheruka. Reka mubwize ukuri ndeka ibintu byo guseka no kugira vuba. Ariko ntabwo uri umugabo mwiza pe. Kubera icyo ushingiye kuki? Ntabwo uri umugabo mwiza cyangwa uyu mugore wawe byo wakoze. Duhura. Tubyihorede nijanye nawe akomeza amafaranga nigendere. Ibiceri njya guhaha ubunyobwa nabwo bugiye gushira. Nzabagirira. Siko muzatuma nirukanka ku kazi. Genda ukangereranya nabibi. Kubera iki? Ariko urongera kunyitaza. Ariko saba ngo kabyara mwe. Ariko se mwaritse kurwanira hano. Mwagiye ku muhanda mukajya kurwanira. Waje umenya ko ushaje ushaka gukora ku muhanda. Mwagiye ku muhanda. Reba kunari kwiteza abantu. Mwaritse gushwanira hano. Bise ushaka umugore muto wari kuba ikibundi wowe kukunda abana bakuze agutwaye iki agutwaye amafaranga mbavire mu mugore cyangwa nawe agutwaye iki wese wayamara agutwaye iki ni muri umwe mwese ni mushaje soje uteza akavuye hano amafaranga yo kurya rekanze njya gushakira witu ugenda uzongera kubona uteza akavuye akira ure oya nagende genda oya nagende ibihumbi 10 ngewe yansubize ibihumbi 10 ibi bihumbi 10 urabona byanga burira iminsi ngahe niyo yaba 10 se yavamo n'umwe n'ibikundi iki n'ikiro cy'inyama bikarangira nta kibazo nashira uzaba wabonye ndi umva maze nkubwira nguhaye amasaha 3 n'ubu utanyeje andi mafaranga ndagaruka wumvishe ndagaruka amasaha ngahe 3 areko nagaruka ayo mafaranga nabiri bujyana oya mureka gende sheri ngewe wanyimye amafaranga urangije urayamuha nawe uraza kubona ndi nimba uhisemo ko ayajyana ubwo nawe mujyana inde tujyane inde ujyana nande ba kubona nawe uri murazana karenge urabujyana nande wewe genda mubwiye yuko mu gihe ayo mafaranga ari buba yasohokanya ubwo nawe mujyana nawe nshaka wenda ndaza kugushakira mujyane nawe nshaka gumana muzee wawe muzee sanga madamu rungano rwawe nawe nshaka Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take.